Nyagasani Yesu Kristu, ubu turi imbere yawe kugira ngo tuguhanye amaso muri iri sakramento wadusigiye. Mu Karisiya ntagatifu wemeye kubana natwe, tujye tugusenga wemeye kubana natwe ngo tujye tugusenga ari tubikwiye iyo tutaza guhabwa uburenganzira nawe. Wakire isengesho abana bawe tugutuye kuri uyu munsi w'isakramento ritagatifu. Tugutuye imitima yacu igusonzeye, tugutuye ingo zacu dutuye, kugira ngo abazirimo babane mu mahoro yawe. Nyagasani Yesu, ni wowe utubwira kuri isoko y'amahoro, ukaba isoko y'ubuvandimwe. Tukunyuze mu banyeshuri bashaka ubwenge, abo bose Nyagasani ubahe ubwenge. Ugiye kugusenga uko bikwiye, maze tugushimire ibyiza byose watugiriye kubera ingabire waduhaye ngo tujye tuguhabwa mu isakramento ry'Ukaristiya. Alleluia, amen.
waciye bugufi uza kubana na bene muntu, udusubiza ubucuti ku Mana twari twaricuje kubera ibyaha byacu. Ibyo kandi ubikorana impuhwe n'urukundo rutangaje. Ni koko nta rukundo ruruta urwutangira inshuti ze ubugingo bwe. None rero Nyagasani Yezu, ubwo tugize amahirwe yo kumenya urwo rukundo wadukunze, natwe uduye kugukunda n'umutima wacu wose. Tugukundishe kandi n'abo dusangiye ukwembera, ndetse ibyo byose biba intandaro yo kugukundisha abakwirengagiza cyangwa se abatarakumenya. Muri iri sakaramento ry'agatangaza washatse kuguma hafi yacu no kugumisha muri twe ingabire y'urupfu n'izuka byawe dukesha agakiza. Ibyo nabyo ni impamvu ikomeye yo kugukunda no kugusanga kenshi muri iri sakaramento, ngo twibuke neza n'ubuntu bwawe. Nyagasani Yezu, turagukunda rwose, uraturinde icyadutandukanya nawe cyose. Ni hahandi Nyagasani dukorera ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bikorwa byo kuduteza imbere. Tugutuye Nyagasani abacuruzi bose, cyane cyane abakorera muri uyu mujyi wacu wa Musanze, kimwe n'abaza guhaha, kugira ngo bose baronke neza. Nyagasani Yezu,
tugutuye n'indi mirimo y'amaboko yacu, yaba imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, imirimo itandukanye buri wese akora kugira ngo imutunge. Nyagasani Yezu, uduhe ibihe byiza kugira ngo Nyagasani ibyo buri wese aharanira agira ngo bimutunge n'umuryango we, byose tujye tubihabwa nawe. Bose turabagutuye ngo ubwo uza gutambagira Nyagasani Yezu ubahumurize, uhumurize abasabira bagenzi babo, maze uyu munsi koko utubere impamvu yo kugushima, tuze gutaha twese wadusubije. Urakoze kuko ubyumvise, ukwiye amashyi n'impundu Nyagasani Yezu. Udukunda waradukunze, uza mu isi yacu, uduha ukarisitiya. Amen, haleluya, amen. Bakurate bose, bagushime bose, bab'imbata zawe mwiza.
turongera kutwibutsa papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Vincent n'abandi bepiskopi bose barinde bagira ubutwari n'umurava mu murimo wa gitumwa wabashinze. Turagusaba ngo Kiliziya yawe ababatijwe mu izina ryawe kandi batunzwe n'Eucharistia ntagatifu bahe kudatambamira urukundo cyane cyane mu bihugu duturanye, cyane abavandimwe bacu mu gihugu cya Kongo bakeneye amahoro yawe by'umwihariko kandi batwegereye. Turabasabira ngo amahoro agukomokaho Nyagasani uyahe buri wese uri mu ntambara, maze intambara nizicika ku isi Nyagasani Yezu nta kizatubuza kugusingiza. Nuko rero turagutura Nyagasani, abari hano bose buri wese afite isengesho ari kugenda kubwira muri uyu mutambagiro mutagatifu. Yezu, hari benshi bakurebye bararuhuka kuko uri wese mu isakaramentu ritagatifu ry'Eucharistia niwe watubwiye uti ninjye mugati wamanutse mu ijuru, unsanga ntazagira inzara, unsanga ntazagira inyota bibaho. Nyagasani Yezu, giye kugusanga maze utumara inyota, utumara inzara n'ibindi byose buri wese yifuza, cyane iby'abateraniye hano bose muri uyu mutambagiro n'abandi baturebana umutima wemera, twese ubiduhe Nyagasani Yezu. Urakoze Yezu, urakoze Yezu, ukwiye amashyi. Haleluya, amen. Ukwiye impundu, ukwiye amashyi, ukwiye impundu. Haleluya, singizwa Yesu.